abantu muri aho ngaho bakihangana urasaba abantu bari hano imbere abantu aho bari kujya mutanga inzira aho ngaho nyaboneka n'abantu bari kugenda mukoraho ndamukoraho yabikoreye n'inda mukiye yakoze bw'ibyo yakoze kuri iki musubire inyuma musubire inyuma abantu biteguye baterura umubiri begere hara kujya ubwiza bw'inyenyeri kuko inyenyeri itanga n'ubwiza n'inyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri uribwa ari uwo kubora ukazazurwa uribwa ari uwo kubora ukazazurwa no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri uribwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora uribwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza uribwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga uribwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka ubwo niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka usanzwe ariko umwuka si ubanza niwo ubanza agaheruka umwuka umurongo wa 30 avuga ngo nuko bene data dore mbamenera ibanga tuzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe utazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi umubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha waba upfuye kunesha kwawe kuri he waba upfuye urubori rwawe ruri he asoza avuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atawubusa ku mwami haleluya ibintu bitatu tuvuga muri uyu mwanya icya mbere ni uko dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo ko uko Yesu yazutse ariko n'abapfiriye muri we nabo bazazuka kuko Yesu yarazutse kandi Yesu niwe uri muri twebwe Yesu niwe wari uri muri Theogene kandi uyu Yesu niwe wamwambukije niwe biganza byambutsa abera wamugeza uteye ubwoba rero uyu munsi hari ibyiringiro bikomeye ko nubwo duherekeje Pastor Theogene twabanye mu murimo tukabana mu muryango tukabana mu itorero ariko aho yadukuye ku muhanda atwigisha kubana uze dusigaranye nde
nzi ko ari kumwe na Yesu n'Imana nubwo agiye ariko aracyari kumwe natwe nagiye turi kumwe turasinziriye turi kumwe n'abazajya nagira ngo dusenge Imana hanyuma duhe umwanya umushumba mukuru w'itorero rwa ADEPR akomeze anatuyoborera umuhango wo guherekeza no gushyingura murekeraho mwikongera guca imbere ya za kamera dushaka indi nzira aba banyamakuru mu biro. Reka dusenge Imana. Nyagasani Mana yacu turagushimira, wewe wenyine ukwiriye mu buzima bwacu, wewe wenyine ukwiriye kuvugwa mu bihe byiza by'ibyishimo, indimi zacu zitatura zikagushima, ariko no mu bihe by'umubabaro nk'ibi tukatura tukaririmba kandi tukagushima, kuko uri Imana y'ibihe byose, uri Imana nziza ibihe byose. Muri uyu mwanya uri mwiza, ukomeje kutubera mwiza, ngwino ube mu ruhande rwacu, kandi uyu muhango ugiye gukorerwa hano uzuwugaragaremo, umugisha abantu bose bari hano, kandi ubane n'umushumba mukuru w'itorero ugiye kuyobora uyu muhango. Dusabye Imana data kuzira izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu mwami ni utubaza ninde n'umwana w'umurishwa wanjye dore hari benshi bazimiye Mana yanjye ungoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboye ariko asubijwe n'umuriro ati Imana none uzikora bamaze gushobora Imana yanjye kumaze bikara by'umuriro
mutanga umwanya barangije gushyiraho indabo. Sibyo abarangije gushyiraho indabo mutanga umwanya. azabacira ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye tegeko umuze w'itara ry'umuriro. Mana yanjye tegeko nguma mwamubundi imbere ibihe cy'isarura Asaba ko mwigiriye mudufasha mu bintu biri hano. Ntabwo ubugingo bwa Theogene ntabwo buhiganwa n'igitaka kubera ko bwavuye ku Mana. Haleluya. Kandi burya ikintu cyamuteye igikundiro cyatumye mumukunda, ikintu cyamuhaye urukundo cyatumye bakunda, ntabwo cyakomokaga mu mubiri we, cyavaga ku Mana. Icyo ngicyo ntaho kigiye kubera ko Imana iragifashe. Imana ishimwe, Imana iragifashe, Imana irakigundiriye. Haba umunsi umwe izagihishura maze abantu bose natwe bizera bavuge ngo burya byarakoraga. Mureke dusenge. Tugiye gusengera iyi mva igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wakoreye Imana. Ubu butaka nabwo bugize umugisha bwo kumwakira, ariko nubwo bumwakiriye ntabwo bumufiteho ijambo, kuko ijambo riri mu biganza by'Imana. Mana turagushimiye, gushimiye itangaza imbaraga zavanye abantu mu byaha ntabwo yaziheshejwe n'umubiri, yaziheshejwe nawe Kristo. Ubwo izo mbaraga rero ziri muri we, ku munsi w'impanda nivuga azumva ijwi ryawe, kandi uwo mwuka uzamugeza aho atagipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Tugiye kubutsa umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi mva aho ugiye kuruhukira. Mu gihe tumanura umubiri wa Pastor Theogene, tumwegereze ntacyo
yakuremye ikuzuza ubuntu bwayo bwinshi, iguha agakiza kayo, iguhishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana, kuzuza umwuka wera, iguha impano zo kuyikorera, iguha urukundo, iguha imbabazi, iguha umuhamagaro wo kuyikorera, iguha umuryango, iguha itorero, iguha igihugu. Kandi iyo Mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye. Uyu munsi duherekeje umubiri wawe, umubiri ubibwa ufite intege nke, ariko ukazazurwa ufite imbaraga. Niko duhamya ko na Theogene ku munsi w'umuzuko uzahabwa ubwiza, uzahabwa imbaraga, uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru. Uruhukire mu biganza bya Data waguhamagaye, kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko. Naretse kubangama mwabamere ariko kandi umaze kurushyiraho atambuke asubire. Fosquet yatambuka, Fils Motel yatambuka, umwe famille yatambuka. Aha, shangaza wazora yashira burabo, yahamagara famille. Imvugo yawe n'ibikorwa byawe n'ubumana bwawe byabanye natwe. Umugisha abantu bose bagaragaje urukundo gutabara. Kandi dusoza uyu muhango turakwinjiza kugira ngo ukomeze guhereza wagira ngo tubasabe n'ubundi irindi tuze aka kanya gatoya. Ndagira ngo sabe abantu bose bagira ituze, hanyuma kandi tunabasabe gusubira inyuma kugira ngo mutangire muhe umwanya abagiye gushyiraho indabyo. Tugiye kubahamagara mu rutonde. Uretse abanyamakuru twahaye uruhande rumwe, abandi bantu basubira inyuma kugira Agari utube twumvikana. ntabwo muri utube twumvikana. Muri mutuze. Reka duhamagare umushumba w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, hanyuma umuryango mufashe ushyireho ururabyo, hanyuma duhamagare umushumba w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ashyireho ururabyo ndetse
indabo zose ni zimwe mwana ntabwo bikibaho uko gufata ururabo ngo bafate uruhare ibyo biri protocol bari gukoresha zose zihari indabo zose zirasa hejuru ururabo rwa famiye izo ni indabo Nenge guno munega umwanya ngasesere agihe se yagumye aho ngaho reka ninginge umushumba w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ndetse na biro abahari b'itorero rya ADEPR Gatenga bazana ururabo